siganya abana 10. Abana 10. Hanyuma uracyari muto rwose urakomeye nta muntu wabyemera ko rwose ubyara umupapa nka Ndimbati uracyari muto naho uzajya. Mekomerere no kwihangana. Rwose uracyari muto pe n'abantu bakubona koko muraza kutubwira mwabyemera ko ngo ari mama wa Ndimbati. No kwihangana. Kibazo Ndimbati n'umwana wawe wa kangahe? Twagiye tukishyirigira n'uruhu rw'inka. Mukanya abavandimwe bahoze bambwira bati iyo tubonye ahetse umwana muri utwo dufilime ati turaseka tugatembagara duhita twibuka bya bihe natwe by'ukuntu yajyaga dukubita umugongo kera ma kuko guheka arabizi n'ubu yaheka umwana akajisha akakomereza urugendo kereka barabyibagiwe wenda aho kuriye n'uyu munsi arabikora ajya aheka ntabwo ujya utubona se ajya kubita umugongo da numva ntaribi ntabwo ujya ureba udufilime twe nabimutoje kera n'ukuri ntabwo ujya ureba udufilime twe nabimutoje kera udufilime twe ibintu bigiraho ingaruka cyane wumvishe wa mwana w'imfura usigaranye noneho harafunzwe umugabo wanjye mukuru none nawe nari mubuze najyaga mvuga ngo mana nsigaye ku isi nkora iki afata yanjye ngwino mbwire nabone ma yababwiye njyewe njyewe imana nzayigwa inyuma wari kumbwira ngo wajyaga bagwamagara bakwereka amashusho bande iyo umuntu bamaze kumubwira ngo wamukatiye imyaka 25 ngo na miliyoni numvaga kuri radio 30 noneho nkumva abana nari nabarebye beza nza kubwira n'umudamu we ntiwampaye umwana umwe nkamurera yewe kereka ari imashini mama acura narandangije mwigize mubyara imanga oya hanyuma ubona impanga rero zabuzukuru byo wabyakiriye bose ati bame we ntiyabyumva arigendera wamuha ubuhe butumwa rero icyo namuha njyewe icyo namubwira ahubwo buriya yarihemukiye kuko amaraso ni amaraso ariko buriya we yarihemukiye nkuko yansuzuguye ndi umubyeyi we. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Vise ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase ni ijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherere mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane. Hano turi kumwe n'umumama muramubona aranezerewe. Benshi bari kwibaza ati si uyu ni umumama wandi. Uyu ni mama ubyara wihoriye Jean Bosco tuzi benshi nka Ndimbati. Navuga rero twabasuye aho atuye mu rugo ahangaha ni kwivuko. Sibyo mama noneho reka ngufashe nta kibazo kugira ngo tutakuvuna tuguhe ikaze utangire utubwire amazina yawe. Nitwa Esperance ya Mukarugwiza. Yego uranezerewe turabibona uri umumama rwose urishimye ndabibona. Ndi umumama w'abana 12. Yego 2 n'umufasha ntabakiriho. Yego siganya abana 10. Abana 10. Hanyuma uracyari muto rwose urakomeye nta muntu wabyemera ko rwose ubyara umupapa nka Ndimbati uracyari muto naho uzajya. Mekomerere no kwihangana.
rwose uracyari muto pe n'abantu bakubona koko muraza kutubwira mwabyemera ko uyu nguyu ari mama wa Ndimbati ni ukwihangana kuko nyine iyo umaze guhura n'ibibazo uriyakira ugatuza ukabana na buri wese. ariko nabonye ubana n'abantu hano baragukunda. Buriya kipe twabyina wabonaga twakinanaga naho twimukiye mbese aguze avuye hano bamaze kugira gutya twari dutuye hirya mu muhanda. Ariko umusaza akajya yicara avuga ati Imana wampaye amafaranga nkigura isambu abana banjye ntibazandagare. Bukeye Imana irayamuha. Iyamuhaye ntayo twariye pe abana bari batoya arwana no kugira ngo ashake imibereho. Ubu rero nkaba nibereye hano uretse kwanga kubavuna ubundi aho yansize ni mu misozi hakurya iriya. Ubwo nkabana bari abasaza mwabonye nkabana n'abandi bantu mwagiye mbona turi kumwe nkiyakira nkatuza kuko nta kundi nabigenza. Hanyuma nabonye uri umumama ugwa neza abantu benshi baragukunda nabonye urabyina uranezerewe urishimye. Hanyuma ndaza kubaza ikintu kibazo Ndimbati n'umwana wawe wa kangahe? Wa kabiri. Ni wa kabiri. Mukuru yitabye Imana. Ari we w'imfura. Hanyuma mama navuga ni umuntu turamukunda twese nahaba nabonye na hano rwose ni ibitangaza arishimiwe ku kigero cyo hejuru. Hanyuma ndashaka utubwire gatoya uko Jean Bosco yakuze none we yakuze nanone ari umwana ukundwa n'abantu cyangwa se byaje akuze? Oya abyiruka yabyirutse akunda abantu nabo bamukunda. Yaba umwana yaba umuntu mukuru bakaba bamushagaye bamukunze mbese rwose agira urugwiro mu bandi bana. Izi ngo zose duturanye abana n'abandi bana babana mu rugo ahari hose bakabana niko yabyirutse. Hanyuma iki rero kiza kugera ni imfura yawe kuri uyu munsi yigira i Kigali ndetse twumvisha amakuru bashikiye twagiye tuganira tubwira ko yabahetse tubwire mu bwana bwe uko ubundi yabyirutse se yakuze ari umwana mbese utubwire uturimo yajyaga gufasha. Numvishije abavandimwe bose bamushima. Wawe niwe wari mukuru nari mfite mukuru mbese amaze kubyiruka muruta we ntiyakunze kuhaba yabaganaga na mama. Nguriya niwe habayize nize kumuha abana ngo abaheke ari muto cyane. Naho tukajya guhiga ngiye n'umusaza tukamusigira barumuna be akamenya kubatekera bakingana batya nawe kandi ari kwangana. Arabarira rero noneho Imana iza gukora imirimo agejuru n'abandi barakura. Nicyo gituma rero Imana nzayigwa inyuma. Niyo mpamvu tujya tubona mu buzima busanzwe rero azi guteka cyane. Ubwo rero byahereye bwana ubwo yenda ntacyo atamenya akiri umwana. Mama guteka nyine tugateka imyumbati tukajya tukishyirigira n'uruhu rw'inka. Mukanya abavandimwe bahoze bambwira bati iyo tubonye ahetse umwana muri utwo dufilime ati turaseka tugatembagara duhita twibuka bya bihe natwe by'ukuntu yajyaga dukubita umugongo kera ma kuko guheka arabizi n'ubu yaheka umwana akajisha akakomereza urugendo kereka barabyibagiwe wenda aho kuriye. N'uyu munsi arabikora ajya aheka ntabwo ujya utubona se ajya kubita umugongo da. Numva ntaribi ntabwo ujya ureba udufilime twe nabimutoje kera. Nukuri ntabwo ujya ureba udufilime twe nabimutoje kera. Udufilime twe n'ujya udukunda nose naturebera he uretse kujya kutuvumba kandi akaba nta kanya mfite ko kujya kutuvumba naturebana. Wabibereye mu turimo hoya na televiziyo ntayo ngira. Mbona najya nguma nkamureba bucya gihe namvaga ahubwo ntakeneye no kumva abana yanyereka amashusho yarafunze numvaga ntajya no kureba. Hanyuma rero bigize gutya mana yanjye no mama afite ibyishimo byamurenze yacinya akadiho muraza kubona muri video ari gucinya akadiho byamurenze. Ugize gutya ni kuri twese ndetse ariko nanone akarusho ku umubyeyi w'umuntu aba ari umuntu ukomeye niwe navuga ibintu bigiraho ingaruka cyane. Wumvishe wa mwana w'imfura usigaranye noneho harafunzwe. Umugabo wanjye mukuru none nawe nari mubuze najyaga mvuga ngo Mana nsigaye ku isi nkora iki. Imana rero yankoreye imirimo ikora ibitangaza nicyo gituma nzayigwa inyuma tuhagararira. Nzemera Imana nzayigwa inyuma kuko nayipfukamiye. Ngwino mbwire
nabona imana kwibwirira nyogokuru koko yababwiye njyewe Namukanya rwose oya nyogokuru bamwe njyewe imana nzayigwa inyuma uzayigwa inyuma wari kumbwira ngo wajyaga baguhamagara bakwereka amashusho bande nyine kuri televiziyo nagira nk'iyo nabona bayanyereka nkumva sinshaka no kuyareba ko nabonaga nta kintu bimbwiye ubwo iyo umuntu bamaze kumubwira ngo bamukatiye imyaka 25 ngo na miliyoni numvaga kuri radiyo 30 noneho nkumva ngebye nte wumva iyo nkuru wari urihe ariko njyewe nabaga ndi mu rugo ariko ndi kumwe n'Imana wagiye gusenga ntaho ntageze aho utageze nasibye kujya kuraguza nagiye mu by'Imana nagiye mu ruhango nagiye hano Nyarusange yo mama kandi akaradiyo mfite kangana gatya nk'aka kandi kaba mukecuru uri kugenda usabira ndimba kagahora kuri radiyo Mariya n'ubu ntabwo urushinge ndukuraho kuko uriya mubyeyi akunda kumfasha kandi akananyubaka kuri yaragufashije burya wahoze uriya ntaraka nyine ndirimba ntaraka ntacyo wakora utari kumwe nayo hanyuma wumvishe yafunguye ibyo wabyakiriye gute rero navuye hano mu Rwambaro naje mu matsinda nagiyeyo mfite ibirenge nta nkweto nambaye naraye ngezeho nta nkweto nambaye nambaye gutyo urura nambaye ngerayo noneho batinda kumuzana batinze kumuzana rero ubwo batinze kumuzana nibwo namubonye mu gitondo ahubwo nikebutse mu gitondo maze kumubona ngo se ninjye waje i Kigali koko wese uzi Kigali kumureba babimbwiye nka 11 ubwo naho mpita mvuga ngo ntago nsubira ku isamba nahise ntega moto ingeze Muhanga pita nkomeza nzi Kigali kugeza i Kigali noneho nkajya numva mu modoka bagenda bavuga ndimbati ntibazi ibyo natekerezaga modoka wari mu ya modoka ko takubonye mama Ni muri kwasiteri imva ni Muhanganye n'inzana sinzi aho mwari muri mwebwe ngewe inzana nkaje bagera bavuga ngo ndimbati nkaceceka barabivuga barabizi bundi nose ibyangezeho barabizi ariko nyina wanje kugira ngo ni nk'inzozi aho ngere harya hepfo haryo batwakiriye hepfo ruguru nta muntu wari uhari noneho bavuze bati reka da yafunguwe esa mwahagereye burya nayo nkiciye mu ntebe akihagera navuze ngo singizwa Nyagasani boba ntibaryamye nabo ariko nyina hise mbyuka nyubazaho ikiriza kiri harya haruguru nagiye ndavuga ngo Mana i Kigali uje no hinde urusengero haruguru yaho nagiye ndavuga ngo Mana ishimwe ribi ryaho umuhigo nahize none naheguye uyu munsi niwe naheguye uyu munsi navuga ngo Mana numufungura nunesa ngo nawe nzakomeza nkutaramira Imana niyo mpamvu twabona gucinya akadiho unezerewe wagacinye Mana yawe utanezerewe ugahura n'imirimo yo ku isi wasaza vuba cyangwa nyogoko nafite abagore kumbwira ngo nabonye ko bamuhagurukiye none rero burya uwo utiyakiriye mbese wabo uri mu mibereho mibi waba uri byiza ntiwiyakire wanapfa ariko urumva mu kanya wari kumbwira mama ati njye nyumva ko yafunzwe kubyakira byaranze urumva oya ngiye nyina ageze aho ndabyakira kuko nta kundi byari kugendamo ko yafunzwe bwa mbere ucyubyumva bikikubita mu matwi yawe cyeho n'iminsi mike mvuyeyo noneho mbyumva kuri radiyo bati nahamagawe n'uriya murumuna we Werayise ati burya bamutwaye da ndasere ariko burya umuntu hari n'igihe azira ubusa abana nari nabarebye beza nza kubwira n'umudamu we ntiwampaye umwana umwe nkamurera undi ukamuhaso akamujyana niko twareze abana neza abana abo nibo bazananira umwana bagezeho bakuze andeba gutya aragenda ariko disi n'umubyeyi mwiza urumva ari wanishimiye abana mama wenge kurera uwo ari wese wampa umwana n'ubu ndaheka urabona ko n'uyu munsi nuko ubanye n'abantu mu byo twabonesheje amaso yacu si ubwa mbere tugeza abantu baragukunda pe urabona ko n'ukuri nta kibazo cyawe nta kibazo mba mfite uriyakira aho ugeze hose ukiyakira nubwo ndi mu misozi haba nijoro haba igihe cy'indataha nkagerayo ntawe untangira harya ufite abuzukuru bangahe yewe kereka ari imashini mama acura narandangije yampaye abana ntiyampanye
Mwigeze mubyara impanga? oya Hanyuma ubona impanga rero zabuzukuru byo wabyakiriye? bose urabyakira nyine kubera ko Imana iyo yaguhambiriye ngo guhambirira abambuzi bareba kandi iraguha ntimugura. No mama ganira neza koko. Reka dusezere no mama uyu mubyeyi. Hanyuma ubutumwa waha mama wuriya wa bariya bana urumva wamusabye uno mu mama ni mu mama mukuru babibona ntago yaza kubeshya hano wamusabye abana ati bame we ntiyabyumva arigendera. Wamuha ubuhe butumwa rero? Icyo namuha ngewe icyo namubwira ahubwo buriya yarihemukiye. Urumva abana bazaga mu bandi bana haza kubanyima abemanase kandi babana bazakomeza baba bacu n'ubundi kuko amaraso ni amaraso ariko buriya we yarihemukiye nkuko yansuzuguye ndi umubyeyi we ntago nanjye nzongera kumwubaha nk'abandi. Oya uzamubabarire ababyeyi turakosa nzazimuha natazinsaba se nzazimuha. Abana turakosa ariko ababyeyi muca inkoni zamba iyo musabye imbabazi murazihabwa iyo mutazisabye tutazisabye nyine ujye utubabarira nka wa muntu usenga uvuga uti mana yanjye nkweretse aba bana banjye udusabira imigisha nyine udusabira Imana. Mubwira ngo mana mbabarira ufungurira umwana azarera abana be uriya ntere kubarira wenyine ngo abashobore. Mama uganira neza ndumva narara ndumva nakirarira ariko reka nsezere nzagutuma atuzantumeho uzantumeho nze mbasange mbasure nuko nza nk'abaheba ariko rero nyine no mu nkumbura ubwo muzantumaho nitugukumbura murabyumva ngo nitumukumbura tuzamutumaho. Urakoze cyane nuko waje ukadusuhuza nawe ngwino utsuhuze mama wanjye ngwino unyisuhurize. Ariko ukera ngo Ndimbati no yarazi kubyina cyane. Ndimbati yarazi kubyina cyane yari intore. Yari intore yabyinaga muri itorero. Yarahamirizaga. Ko ni hambere. Ni hambere nagari nk'ubugunda. Ni hambere ariko kuri iki gihe bwo nanjye iyo abantu bambajije ngo kubera iyi mpamvu nanjye ntago wabimenye. Ntago nabimenye. Ukurikira Ndimbati bwa kangahe? Bwa gatandatu. Bwa gatandatu. Urumva wowe ufite abana bangahe? Mfite abana 12. Nako 10. Sure. Mfite abana 10. Ni ukuvuga abo wabyaye n'abandurije. Abo nabyaye bose mfite abana 10. Kumva ko ari ibintu bitubangamiye ariko natwe kuva bamufungura twumva ko bitunejeje cyane. Birumvikana n'umunezero. Wabonye ari iki yahindutseho ukimubona?
uretse umusatsi adafite n'ubwanwa bwinshi ubundi ni cyo kintu Ndimbati yigeze gukora kera n'uyu munsi utajya wibagirwa ukajya wicara ugaseka nubwo aba mustar ukavuga uti bya bihe rwose Ndimbati yaransekeje nsanze muri famiye y'umugabo witwa Ndimbati turanabyishimiye yuko tugiye kuganira nawe hanyuma ni igihe kirekire Ndimbati nk'umuvandimwe n'ubundi waje mu birori wakoze kwitabira ntago biba byoroshye akazi kanyu nyuma y'igihe kirekire murongeye murabonanye byo wabyakire gute Giti? Ni ibyishimo bikomeye nkuko mubivuze Ndimbati ni umuvandimwe ngira ngo ni izina ryaje ku bw'abanyarwanda kuko ni ibyishimo aho abanyarwanda twese turamukurikira ariko ubundi ni n'umuvandimwe ni grand frère ubu ni akarusho yego hanyuma turashaka no kumenya ese n'umuntu wakoze gute yari grand frère ubona muri hasi ye ariko hari uburyo kimumubone ese mwabonaga wa mugani no comedy no munsi tubona akunzwe n'abantu batari bakeye n'umubare kabisa munini yaba mu Rwanda yaba mbese ni ku isi hose hari abasabira abageni hari aho aba ari umugabo mukuru abwirwa ijambo kandi no muri famiye mwabibonye ko ari we mukuru w'umuryango yego rero byatangiye kuva ari umwana afite indangagaciro nzima kandi no kugera n'uyu munsi wa none yego hanyuma icyo nyikubajije akenshi abayobozi nimwe bantu rimwe na rimwe bajya batanga amakuru ngo ese uyu muntu imyitwarire ye yari ameze atese abikemangwa ese yabimeze ute ibintu nk'ibyo. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV. Turabigushimiye mubyeyi mwiza turabigushimiye mubyeyi mwiza ineza yawe isumba byose dushimire Imana yacu twasabira abanyarwanda iragari yaho iremeye iragari yaho iremeye
hanyuma hano turi kumwe n'undi muvandimwe wa Ndimbati nabonye mufite impano nyinshi we nabonye cyo ko ufite impano yo kubyina koko mana yanjye uzi kubyina koko nanjye byaneye numiwe. Aline afite impano y'imivugo, afite mbese kuririmba, afite impano nyinshi. Nawe nakubonyemo yo kubyina nibeshye? Twebwe tuzi kubyina cyane. Sha ariko ukera ngo Ndimbati no yarazi kubyina cyane. Ndimbati yarazi kubyina cyane, yari intore. Yari intore, yabyinaga muri itorero. Yarahamirizaga. Ariko ushobora kuba ari wowe muntu mu bana biwabo utuje cyane. Nabonye abandi bose bari shapu cyane. Wowe mbonye rwose utuje, ariko uzi kubyina. Ndacakagarukaho. Amazina yawe bakwita nde? Nitwa Ntawukigiruwe Aniseti. Ntawukigiruwe Aniseti. Sinakora inshanze mwo kabyaramo. Niryo zina iki batagira? Iki batagira? Ntawe ukigiruwe. Ntawe ukigira, nta muntu donc ukigiruwe. Nta muntu ukigiruwe. Ariko ababyeyi bahambere barabahanga. Iryo zina iyo wasobanuzaga bakubwira ko rishatse kuvuga iki Anise? Ntago nabashije kubasobanuza cyane kuko mfite na mukuru wanjye witwa Utazi Rubanda. Anise terano umuti wamenyo noneho. Nekereje ko n'uwihoreye ariko shaganye bari bazi kwita koko Jean Bosco Ndimbati bari bazi kwita gusa nekereza ko iryo zina ariko ya ntago ari byo. Nanjye kuvuga ngo wabonaga ko abantu b'iyi minsi bagenda bikunda cyane bakabona ko abantu batagikunda ariko ni hambere ntago ari nk'ubu hambere ariko kuri iki gihe bwo nanjye iyo abantu bambajije ngo kubera iyi mpamvu nanjye ntago wabimenya. Ntago nabimenya. Ukurikira Ndimbati bwa kangahe? Bwa gatandatu. Bwa gatandatu. Byibuze wowe hari bo twaganiriye bamukurikira bwa 10 na. Urumva wowe ufite abana bangahe? Mfite abana 12. Nako 10. Sure. Mfite abana 10. Ni ukuvuga abo wabyaye n'abandurira. Abo nabyaye bose mfite abana 10. Bose? Ubwo umukurangana ute hanyuma umutangana te? Umukuru afite imyaka 19. Uwa nyuma afite umwaka n'amezi 3. Shacyo kora uranarenze abana 10. Hanyuma hari ikintu mise numvamo ni ukuvuga n'ubundi umuryango wanyu navuga ko ababyeyi babyaye kabisa abana benshi ndetse yo muri hamwe ubona ari ibintu bishimishije umuntu mu kigero kimwe n'umugisha. Byaba ariyo mpamvu wabakurikije cyangwa se wowe wabonye nawe biza gutyo gusa uti nyeneye kubona abana kabisa banjye bicaye tuganira? Cyo ariko nanjye nkunda abana kuko abana ni umugisha. Abana ni umugisha ariko abana 10 yo mwicaranye biba ari byiza kuganira ndumva nanjye bishimishije nko kubasura iwanyu ukuntu biba bimeze. Aya bana banjye ubona ko bashimishije n'abana beza kandi natwe twavutse turi 12. Yego. Uretse ko atari cyo nakurikije ariko abana ni umugisha. Hanyuma noneho nkibaza Ndimbati kumwakira isuri yumva gute kuri ubu amarangamutima yawe? Ndimbati haraciye igihe. Nkunda kuvuga Bosco. Yego nta kibazo. Natwe byaradushimishije cyane. Yego. Twumvaga tubabaye. Niwe mfura yacu. Ubwo rero natwe wabonaga ko dufite ipfunwe dore ko ari umusitari ahantu twagendaga ahantu ubugendo wumva bavugaga Ndimbati. Ukumva ko ari ibintu bitubangamiye ariko natwe kuva bamufungura twumva ko bitunejeje cyane. Birumvikana n'umunezero. Wabonye ari cyahindutseho ukimubona? Uretse umusatsi adafite n'ubwanwa bwinshi ubundi aracyari wabona. Agasatsi ariko karameze karaje. Ni gake ariko. Ukurikije uwo yarasanzwe. Ukurikije uwo yari afite. Ni cyo kintu Ndimbati yigize gukora kera. N'uyu munsi utajya wibagirwa ukajya wicara ugaseka nubwo abamusitari ukavuga uti bya bihe rwose Ndimbati yaransekeje. Ndimbati ni byinshi mwibukiraho kuko utubwire kamwe akagusetsa cyane ugahwera. Ndimbati hari agafilime nigeze kubona ahetse umwana. Oya kera atarajya muri filime. Natwe yahekaga abana yaraduhetse. Yego. Iyo mbyibutse rero bashiki bacu bari batoye we yabashije kujya duheka. Yego. Akanaturera akadushyira ku murongo.
nibyo mwibukiraho. Urumva rero ni byiza n'ubundi wa muganongero ubona muri filime noneho bigusetsa kurushaho n'ubundi ari bya bindi yajyaga akora kera. Hanyuma ndumva ari ibintu byiza cyane, nishimwe, urabona abantu baje kabisa, urabona ko munabana cyane, baje kwishimira umuvandimwe n'umuryango gusa. N'umuryango kuko dufite umuryango mugari. Shano umugisha. Nari nzi ko harimo n'abaturanyi n'abaturutse impande zose n'umuryango kumbi. N'umuryango harimo n'abaturanyi ariko abenshi ni umuryango. Umuryango wanyu urihagije kabisa. Urihagije iyo twakoresheje ubukwe. Yego. Yego. Ari ibintu byiza. Hanyuma dusoza niki wabwira Ndimbati? Niki wamubwira? Wajyaga wifuza kumubwira kikuri ku mutima ariko ukavuga ati nzakimubwira. Ndimbati ibyo namubwira byo ni byinshi, gusa ni amashimwe dufite nka mukuru wacu, niwe mukuru w'umuryango. Icyo musaba ni uko yajya ahora tuba hafi. Yego. Urumva mu magambo makeya ari icyo ngicyo. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Yego namwe. Dusuriza abana bose uko ari 10. Ndabasuhuza. Ndasizira mama. Uje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane. Hano turi kumwe n'umuntu ndamusaba nubwo rwose ari umuyobozi ukomeye ko yaza kuza kutwibwira kugira ngo aba bantu bamukurikiye tuganire nawe, sibyo tuziranye mu byubahiro byanyu turabibasabye. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Nteziyaremye Jerime. Cyakora sundi umuyobozi ukomeye. Hakomeye Imana. Yego. Yego. Busanzwe mbonye eje mu aka gace tubarizwamo, hano ni muri famiye ariko nanone ni hafi y'aho nkorera. Mu kazi ka buri munsi nkorera mu murenge witwa Muhanga. Yego. Yego, ni hano muri. Yego. Hanyuma amahirwe tujye kuganira wa mugari n'umuyobozi. Yego. Akaba ari na gitifu, siko bimeze se? Yego, niko bimeze. Yego, ni gitifu umurenge wa Muhanga. Turabigushimiye. Akenshi abagitifu hari igihe usanga ntago ari buri gihe ariko hari igihe usanga ibintu by'itangazamakuru basa n'ababigendera kure. Ariko wowe byibuze ni byiza cyane, tugusanze muri famiye y'umugabo witwa Ndimbati, turanabyishimiye yuko tugiye kuganira nawe. Hanyuma ni igihe kirekire Ndimbati nk'umuvandimwe n'ubundi waje mu birori, wakoze kwitabira, ntago biba byoroshye akazi kanyu. Nyuma y'igihe kirekire murongeye murabonanye, byo wabyakire gute giteye? Ni ibyishimo bikomeye. Nkuko mubivuze, Ndimbati ni umuvandimwe, ngira ngo ni izina ryaje ku bw'abanyarwanda, kuko ni ibyishimo aho abanyarwanda twese turamukurikira. Ariko ubundi ni n'umuvandimwe, ni grand frère. Yakuze tumwita Bosco. Buriya kenshi nge duhuye mwakumva mvuze ngo Bosco. Abamumenye nyuma ntibabimenye ariko yego. Ariko mu mikurire ni grand frère twaramurebaga turi batoya, yitwa Bosco. Hanyuma rero ku cyo waruvuze turishimye cyane, ntiwabyumva, umuryango wose wahoze ubibona dutaraka hariya twishimye no kwishimira ko umuvandimwe uyu munsi ahari. Mu minsi yashize kimwe n'abandi banyarwanda twese twajyaga dukurikirana inkuru ze, twumva ngo ese uyu munsi ubwo muri famiye twavuga ngo Bosco yaba yatashye. Abaturage bo twabaga duhura babaga bavuga ngo Ndimbati yatashye. Twishimye rero turanezerwa, babonye ukuntu baba muri famiye baba baturanyi, twese twishimye, dufite ibyishimo byinshi cyane ko turi kumwe n'umuvandimwe uyu munsi wa none, kandi ari muzima. Mwabonye ko anameze neza kurusha, ameze neza kurusha mbere yuko yagiye hahana. Yamenye no gutambira Imana cyane. Yego, na mbere yarayitambiraga, ubu ngubu byo nyine byabaye akarusho nongeho cyane. Akarusho. Yego yego. Hanyuma turashaka no kumenya ese n'umuntu wakoze gute? Yari grand frère ubona muri hasi ye, ariko hari uburyo kimumubone. Ese mwabonaga wa mugani no comedy no munsi tubona akunzwe n'abantu batari bakeye, n'umubare kabisa munini, yaba mu Rwanda yaba mbese ni ku isi hose. Abonye umuryango Ndimbati akomokamo ni abantu bafite indangagaciro. Hanyuma rero iyo abantu bafite indangagaciro ari bazima mu mubiri no mu mitekerereze, burya mu muco w'abanyarwanda habamo ikintu navuga cy'ubuhanzi. No muri uyu muryango rero Bosco yakuze
buriya nuko hari mubona mu bintu bijyanye no gusetsa kuriya, ariko buriya wabonye aho asaba umugeni, ahubwo nawe ugire vuba azaba, niba utamufite nibyo bintu bya mbere inaha twese dukura ingofero. Ubwo rero mbivuze kugira ngo mvuge ko atari komedi, ubuhanzi ntabwo ari komedi gusa, ahubwo no mu mutwe, ko buriya na komedi iza kubera ko no mu mutwe harimo. Rero ni umugabo twubaha mu buzima busanzwe, reka mvuge bitajyanye na komedi. Ni umugabo twubaha inaha hose, uretse no kuba yafasha famiye gusa, no mu baturanyi hari abasabira abageni, hari aho aba ari umugabo mukuru abwirwa ijambo, kandi no muri famiye mwabibonye ko ari we mukuru w'umuryango. Rero byatangiye kuva ari umwana afite indangagaciro nzima, kandi no kugera n'uyu munsi wa none. Yego. Hanyuma icyo nyikubajije, akenshi abayobozi nimwe bantu rimwe na rimwe bajya batanga amakuru ngo ese uyu muntu imyitwarire ye yari ameze ate, ese yabikemangwa, ese yabimeze ute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko urumva uduhaye amakuru ko no kuva kera yari umwana muzima. Hanyuma nakubaza kino kibazo, hari ikintu watangiriyeho ngira ngo ngarukeho njyewe. Wavuze ngo mu minsi yashize byari bibi, ntabwo twe twishimye, ndetse n'abaturage navuga n'abakunzi cyangwa se n'abamufana. Ubundi nkawe uri umuyobozi, yego urabizi icyo amategeko nyine ateganya, rimwe na rimwe iyo icyaha kibaye navuga impamo, ariko uyu munsi dushimye Imana ko yasohotse. Ucyumva iyo nkuru wowe noneho wabyakiriye gute aho wari uri? Navuga ni ibintu bitari byoroshye ku bakunzi b'umuntu bita Uwihoreye Jean Bosco cyangwa se Ndimbati. Ndetse unaduhe inama. Nabonye uri umupapa utanga inama akenshi mu miryango cyangwa se muri sosiyete. Murakoze cyane. Cya mbere ndabivuga mu buryo busa naho ari nka bubiri. Ndabanza kubivuga nk'umunyamuryango. Yego. Nk'umuryango twarababaye, birumvikana, ariko kandi ku rundi ruhande dushima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu, kuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Bisobanuye ko ari igihugu gitanga ubutabera, kandi tunashima cyane, ubwo nashima ko Mustafa yabonye ubutabera. Biriya nibyo bita ubutabera, kuko ubutabera bivuga ko urengana arenganurwa, kandi n'uwaba yarenganyijwe agahabwa ubutabera nyine. Nawe rero yahawe ubutabera bumukwiriye. Nanagaruka cyane ubwo ku kintu kijyanye n'imiryango, ubwo ndimo ndavuga nka Jerime, kuko ngira ngo ntimwaje mu buryo mwasuye famiye, ariko nkanjye nka Jerime niko mbibona. Umuryango nyarwanda harimo ibibazo bitandukanye, ari nabyo byari byageze kuri ruriya rwego. Twabwira imiryango cyane abantu kujya bitonda, kuko dufite ubuyobozi bushishoza, abantu bakirinda kurenganya abandi. Ariko kandi tukanasaba ko hari impamvu biba bikozwe, ko abantu birinda guhohotera baba abana, abagore ndetse n'abandi banyantege nke. Hanyuma uburenganzira bwa kiremwa muntu bukubahirizwa. Ni nabyo byiza kandi tubona ko byakoreshejwe muri kiriya gihe, habonetse ubutabera, nicyo cyane numva nashima. Imana ishimwe ko twaje aha rero. Burya turi mu gihugu gitanga amahirwe angana, kandi iyo gitanga amahirwe angana buri wese burya aba yafiteho uruhare. Nk'umuryango rero Imana izaduha n'ibindi. Murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye cyane, kandi komeza utere imbere cyane, nicyo tukwifurije. Namwe turabashimiye cyane Gasaro TV. Reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase, tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda, iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Vise ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka, maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite. Urayaduha nko muri Swatase, tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe, maze tukayiha akazi, tukajya tuguha amafaranga. Imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye, tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi
tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka, yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatase. Gasaro TV.